Koze impanuka ukiri umusore nta n'umukunzi wari uhari icyo gihe? Umukunzi yari ahari ariko ubwo biza kurangira yishakiye undi. Wamenye ute ko yagiye umukunzi wawe? Yewe kugenda nawe nisa nk'uwageze ahacika intege. Ubwo nabyumvanye abantu nyine bambwira bati umushuti wawe agiye gushaka uko ubwo byabaye ngombwa ko ahindura idini. Nk'ubu ugize amahirwe yo kongera guhura nawe ukabona nawe n'iki kintu kiri ku mutima we wamubwira? Byo kumubwira byo sinzi rwose kuko ubona ari ibirenga umuntu ubwenge. Urumva yagize gutya barigendeye, ari na telefone yayikuye wenda mu buryo bwo kugira ngo ntanaba namuvugisha. Bajya gubikenera kumuvugisha se muri no minsi? Birumvikana nk'umuntu mwakundanaga hari igihe ugira gutyo ukavuga uti wenda byibura amenye n'amakuru ye, nuko ubwo wenda nakora no kuri telefone ye ngasanga irafunze. Nuko ndacyamukunda none? Birumvikana nk'umuntu twari tumaranye igihe kinini dukundana, urukundo rwo ntaho rwagiye rwose. Birumvikana. Ese uhuye nawe akakubwira ko wenda yibeshya ashaka musubirana kandi afite umugabo urabizi, wabigenza ute? Ntabwo byoroshye kubyakira mu mutima, ni ibintu bigoye. Urumva umuntu mwakundanaga aragutaye aragiye, ntabwo byoroshye, ni ibintu bitoroshye. Kubyakira nyine kubyakira birakomeye. Ariko gusa nanjye aho mba nifuza byibura nkavuga nti wenda n'uwanamunyereka ngo ndebe n'uko ameze. Harimo wambwiye uti mbana n'uburibwe bukomeye mw'ibi bihe urimo cyangwa se mw'ubwo buzima ubamo, ugerageje cyangwa se ukagira amahirwe yo guhura n'umuremyi wacu Imana, wayisaba nk'iki kintu? Icyo nasaba Imana ni uko nkura muri ubu buzima burimo uburibwe bungana gutya nyine butagira iherezo, wenda ikaba yancyura nyine mu bayo, ikaba yancyura mu bwami bwayo. Kuko cyangwa se mo kimwe n'ubundi nishobora byose ikampagurutsa nkagenda. Yes, reka nizere ko gahunda zimeze neza, nizere ko ukomeye uri amahoro nta kibazo na kimwe gihari. Natwe turakomeye turashima Imana. Ni Bikandi TV, ugira neza wigendere neza uzayisanga imbere, niko nkunda kukubwira, ntago nkubeshya. Nta muntu ujya ukora ikiza ngo abure inyiturano. Inzira zose byacamo uko byagenda kose itakugarukiye igarukira uwawe, nuko mbyemera ni nako biri kandi nushishoza neza uzasanga ariko bimeze. Twakoze urugendo rutari rurerure ariko rutari na rugufi, rwadukuye i Kigali twerekeza aha mubona duherereye. Tugiye kuganira n'umugabo amaze imyaka isaga 10 aryamye ku buriri atahava. Ngira ngo murabona ku ruhande ko afite n'agacupa kamufasha kugira gutunganya byandi umubiri utunganya. Yakoze impanuka niyo myaka yose rero amaze iminsi yiryamiye ku gitanda atahava. Twifuje kuganira nawe tumenye uko gahunda zimeze, twamugezaho rero aratubwira byinshi bitandukanye. Papa uraho neza? Muraho namwe? Murakomeye? Turakomeye n'ibyo mu burwayi. Amazina yanyu? Amazina nitwa Harerimana Jean Marie Vianney. Harerimana Jean Marie Vianney rero nifuje kugusura tuganire nyuma yo kumenya ubuzima bwawe, kumaze igihe kingana n'imyaka 10 urara hano ku iki gitanda ariko utahava. Yego. Ndahangaha naje gukora impanuka ya moto, nari umumotari mu mujyi wa Kigali. Mwaka wa 2012 mu kwezi kwa karindwi ku itariki 14 nibwo nakoze impanuka ngonze umunyamaguru yari yanyambukiranyije umuhanda ntunguye, ndwana no kumukwepa birananira, mugonga amahushuka nyine. Nuko ubwo nge none ari impetse turago nitwe twangiritse cyane. Birangira rero ari njye usa nk'ubigendeyemo cyane kuko nahise nkurizamo iki kibazo cyo kuba paralize. Nahise nkurizamo ikibazo cyo kuba paralize 2012. Ubukoze impanuka ugerageje kwivuza biranga? Nagerageje kwivuza, ubwo bankuye aho ngaho banjyana CHK. Njye nyine ntabwo nabashaga kumva kuko namaze ibyumweru ibi byose ari ngo ndi muri koma. Aho nakangukiye nyine ubwo bambwira ko mpamaze ibyumweru 2. Ubwo barambwira bati rero keretse koherezwa mu Buhinde nta bundi buryo bundi bwakorwa.
koherezwa mu Buhindi ibyumweru 2 ubimaze uri muri koma, wowe umenya ubwenge wari wakomeretse mu buhe buryo? nari nangiritse mu mutwe nari nagosheje umutwe muri kaburimbo, ubwo mu mutwe hejuru hazamo igikomere kinini, ariko abaganga bambwiraga ko atariho uburwayi buri cyane, ko kasike ishobora kuba yarangije inyuma mu bitugu, ariho havutse ikibazo. Ubwo rero nibwo bambwiye bati ubwo mufite ubushobozi bakujyana hanze, nyine tubabwira ko ntabwo, nibwo banyohereje mu bitaro by'akarere, bambwira ati nabo bazagumya kugukurikirana. Ubwo rero ibitaro by'akarere naho namaze amezi 6, ariko ho navurwaga 2 mu cyumweru, nasanze ngo ariko babivura ibijyanye nyine n'izi parariza. Ubwo rero mpamara amezi 6 mbona nta kiyongera, nibwo naje ndyama hano. Ubwo nongera kuva ahangaha banjyana ku bindi bitaro, ariko ho byasaga nk'ibirimo kuza, kuko mu maguru nari ntangiye kumva nyine hari ikirimo kuzamo. Ubwo bushobozi bubuze rero ndagaruka ndyama ahangaha. Ni ukuvuga ngo uretse umutwe wangiritse n'amaguru ntabwo akora neza? N'amaguru ntabwo akora neza kuko sinabasha kugenda, ariko nyine aho navurirwaga nari natangiye kubasha kuba natambuka mu mbago, bampagikaga imbago mu maboko ngatambuka, ubwo mfite umuntu undi iruhande, ku buryo byatangaga icyizere ko iyo nza kugumya kugira ubushobozi bwo kwivuza, ubu wenda mbasha kuba nakwivana no mu nzu nkajya hanze. Hanyuma rero ugeze hano mu rugo, uraryamye imyaka 10 ku buriri utagenda, iyo ushatse gukora ibyo umubiri ukenera nyine gukemura ubigenza ute? Ubwo babimfashamo kuko urabona aho ndyamye ahangaha, ubwo mfite igicupa nifashisha, ngerageza nkagikuruza nk'inkokora, nkacyegereza, ubwo nyine bimwe nkabyifashamo, ariko ibindi nyine baramfasha. Twatangiye ikiganiro tutabwiye abantu, wakoze impanuka ukiri umusore cyangwa wari umugabo? Nakoze impanuka nkiri umusore, kuko navukiye mu buzima bubi, nsanga nta muryango ngira, kuko sinigeze menya data. Ubwo nasanze umuryango wanjye ufite ibibazo byinshi, ubwo mbese byasaga nk'ibigiye ku mutwe wanjye, nk'umwana w'umuhungu nyine wari mu muryango. Ubwo ntitwageraga aho tuba. Ubwo icyo nabanje gukora nyine nkimara kubona ibyangombwa byo gutwara moto, ni uko nabanje gushakisha ahantu twaba, ariho hano nyine mu Dusanze. Ubwo rero namajije kuhabona, tumajije kuhabona nibwo nanjye natangiye kuvuga nti wenda ubwo maje kubona aho kuba, reka nanjye ntangire kwisuganya, ndebe ko nanjye natangira kwiyubaka. Ubwo nibwo nyine byahise bimviramo ino mpanuka. Koze impanuka ukiri umusore, noneho nk'ubu uracyari umusore, umuntu yakibaza icyo gihe watangiye kwisuganya, nta n'umukunzi wari uhari icyo gihe? Umukunzi yari ahari, ubwo niwe nawe cyakora yabashije kuza kumfasha arandwaza, ariko ubwo biza kurangira yishakiye undi. Gushaka undi se yagiye agusezeye, wamenye ko yagiye, wumvise ko yashyingiwe, wamenye ute ko yagiye umukunzi wawe? Yewe kugenda nawe nisa nk'uwageze ahacika intege. Ubwo nabyumvanye abantu nyine bambwira bati umushuti wawe agiye gushaka, kuko ubwo byabaye ngombwa ko ahindura idini. Ubwo numva abantu nyine baza nk'abaza kunsura, akambwira, ubwo hashize igihe nyine mbona ataza kunsura, tukavugana kuri telefone, ariko nyine nkumva ko wenda burya hari ukuntu umuntu ahindura idini na kamere nyine nayo igahinduka. Kandi wowe wumvaga ukimukeneye rwose, yaba umugore wawe? Cyane, birumvikana, nk'umuntu twari tumaze igihe dukundanye, numvaga nifuza ko byibura nyine yakagumye kumba iruhande, nuko ariko ubwo birangira yigendeye, nyine nanjye ndabyakira, nta kundi ntari kubigenza. Nta kundi ntari kubigenza. Magingo rero umuntu yakibaza aho bakubwiye ushobora kujya kwivuriza, bakubwiye ko byagarara amafaranga angahe? Urebye mbese byibura n'ubundi ubwo igihembwe cyahagararaga mu 900 cy'amezi 3. Ubundi ubwo bambwiraga ko byibura nakabaye nivuza ibihembwe 2.
ubwo nari nivuje igihembwe kimwe rero aribwo nyine nari mbashije kuba natambuka mu mbago. Ubwo bari bambwiye ko ngomba gusubirayo ikindi gihembwe kindi cyagombaga gukurikiraho. Ubwo rero nibwo bushobozi bwabuze birangira ndyamye ahangaha nyine nuko. Ni ukuvuga watangaga 900 buri mezi 3 wabikoza amezi 3 yonyine akurikiyeho ubura ubushobozi. Ni amezi 3 yonyine ubwo ndi nagombaga gusubirayo ubushobozi bwarabuze. Ubushobozi bwarabuze. Hanyuma kujya kwihuza aho ngaho hanze mu Buhinde bakubwira ko byafata amafaranga angana iki? Mu Buhinde nari nabajije umuganga kuko ubwo hari umuntu wambwiraga ati wenda washakisha uburyo washakisha umuntu wagufasha. Ndavuga se ntibyahagarara ngaho ibyo. Barambwira ngo ntabwo bijya bijya munsi ya miliyoni 14 iyo bari bukohereza ngo harimo n'amatike yawe n'ay'umurwaza n'iki byose. Ndavuga ndasaba ayo mafaranga nta hantu yava. Ubwo nyine no kuza nkaryama nta kundi nabigenza. Hari ububabare uyumva mu mubiri? Ububabare ndabwumva nk'ubu ngubu kuva nava aho ngaho nivurizaga nagize ikibazo cy'impyiko, niba ari ikibazo cyo kuhora ndyamye. Urabona ko ubu ngubu worosoye mba nagombye gutega akantu k'agasego mu mugongo kugira ngo byibura hazemo umuyaga. Hakaba ikibazo cyo kubabara mu matako nyine no mu bice mba ndyamiye. Ubwo ibyo byose mba ngerageza gutega nyine kugira ngo numve ko hazamo umuyaga, nyine numva ko umubiri ubabara. Yaba no ku dutsinsino hose hari hatangiye kujya hashaka kuzaho ibisebe kubera kuryama igihe kinini. Kubera kuryama igihe kinini. Nuko ubwo nyine bisaba ko umubiri hose mba ndyama, urabona ko mba ndyama nyine nateze hose kugira ngo numve ko hazamo akayaga. Ni ukuvuga ngo kubera kuryama igihe kinini byarangiye ukurijemo n'uburwayi bw'impyiko. Impyiko zirambabaza, ubu kwihagarika aba ari ikibazo. Wenda zari zigerageza kuza ariko ziza ari nkeya, aba ari nko guhatiriza mbese. Ikibazo gikomeye mu biro byara udahatse kandi burya ngo isi ni gatebe gatoki, ntabwo bivugira ubutunzi n'umubiri nyine ntabwo tuwutegeka. Umubiri ukora ibyo ushaka kandi isaha n'isaha umubiri uraguhinduka. Uwaba uri we wese ibyo waba utunze byose nta mushobora wuzi, nta mubasha w'ubuzima. Niyo mpamvu nkubwira wowe ukurikiye iki kiganiro hari icyo wafasha uyu mugenzi wacu rwose uhawe karibu wamufasha kugira ngo ejo n'ejo bundi nawe wazafashwa. Nta wamenya niko isi nyine tubayemo idutegeka, n'abantu ntacyo turi cyo. Niyo mpamvu ugize icyo ufite ufasha utagifite cyangwa uri mu mage cyangwa uri mu byago biba ari byiza cyane. Harya Imana. Ufite telefone ndiko? Yego telefone irahari. Ino nzu uyibamo wenyine cyangwa ubana n'abandi bandi mu bana? Hano mpaba njyenyine, ubwo no gukoresha telefone twabagamo hariya mu mategura ariko kubera ikibazo cy'ubukonje kigatuma ngagara cyane. Nuko ubwo banyimuriramo aha ngaha rero ubwo no gukoresha telefone. Ubwo iyo nkeneye mama nkurura telefone nkareba ukuntu nikanda nkamuhamagara akaza akagira ibyo amfasha. Ni ukuvuga ngo hano uhaba wowe na mama wawe gusa? Ni njye na mama gusa. Umuntu yakwibaza nta n'abandi bavandimwe ugira se? Ni uri wenyine na mama wawe gusa? Ni njye na mama, nta bandi bavandimwe bandi bahari. Bari mushiki wanjye baramushyingiye niwe habaga. Nuko ubwo ni njye na mama gusa twenyine. Harimo bambwiye ati mbana n'uburibwe bukomeye mw'ibi bihe urimo cyangwa se mw'ubwo buzima ubamo ugerageje cyangwa se ukagira amahirwe yo guhura n'umuremyi wacu Imana, wayisaba nk'iki kintu? Icyo nasaba Imana ni uko nkura muri ubu buzima burimo uburibwe bungana gutya nyine butagira iherezo. Gukura mu buzima gute? Wenda ikaba yancyura nyine mu bayo, ikaba yancyura mu bwami bwayo. Koko nta cyangwa se mo kimwe n'ubundi nishobora byose ikampagurutsa nkagenda. Jya wizera Imana rwose, n'umushobora byose. Inzira zose byacamo ariko bishobora gushoboka ko wagenda. Birashoboka, Imana ishobora byose. Nyine nuko uburibwe zengereza umuntu, wageraho nyine wareba hirya no hino wabona nta bundi buryo nyine ugakurizamo kwiheba. Nuko ushobora kubwira abadukurikiye telefone yawe ubonekaho?
telefoni mbonekaho ni 0788 53 09 07 0788 53 09 07. yego. Aya ni urakoze cyane, reka tukwifurize gukira, nkwifurije rwose gusorwa n'Imana ariko ntigucyure ahubwo ikugenderere kugira ngo igwagurutse aha. Mama wawe nawe turaganira, bari kureba amashusho yacu ngira ngo bamubonye, nawe reka tuganire atubwire nawe ikimugora ku buzima bwawe. Yego murakoze cyane namwe, Imana ibaha umugisha kandi kuba mwitanga mukadusura, Imana ibaheremo umugisha cyane. Ikintu wasaba badukurikiye rero, hari abari kutwumva rwose bakeneye kumva icyo wabasaba. Icyo nasaba badukurikiye ni uko mu rukundo Imana yaduhaye buri wese wenda yagira icyo amfasha nkareba ko nasubira kwa muganga, cyane cyane yaba na bagenzi banjye b'abamotari basigaye mu muhanda, n'uwakwigomwa n'umugenzi umwe wenda akagira icyo amfasha, ariko nkareba ko nasubira kwa muganga, nanjye byibura nkareba ko najya mva hano wenda nkanijyana hano hanze, nabyo byaba bihagije nta kimana itabikoze. Nisagirema ubu kubona imirire igikorohera, kubona ibiryo urya byo birakorohera? Ntabwo byoroshye, ni ubuzima bugoye. Agasambu twahingaga nako kari gatoya n'ubundi nako ubwo byabaye ngombwa ko kagurishwa muri ubu burwayi. Ubu dutunzwe n'isoko, ntabwo byoroshye, birakomeye byo. Bakareba mwiyute nawe mfite umukunzi, ariko byaje kurangira agiye ku wundi mugabo, yarashyingiwe ahandi. Nk'ubu ugize amahirwe yo kongera guhura nawe ukabona nawe, ni iki kintu kiri ku mutima we wamubwira? Byo kumubwira byo sinzi rwose, kuko ubona ari ibirenga umuntu ubwenge. Urumva yagize gutya barigendeye, ari na telefone yayikuye wenda mu buryo bwo kugira ngo ntanaba namuvugisha. Bajya gubikenera kumuvugisha se muri no minsi? Birumvikana nk'umuntu mwakundanaga, hari igihe ugera gutyo ukavuga uti wenda byibura amenye n'amakuru ye, nuko ubwo wenda nakora no kuri telefone ye ngasanga irafunze, nuko ndacyamukunda none. Birumvikana nk'umuntu twari tumaranye igihe kinini dukundana, urukundo rwo ntaho rwagiye rwose. Birumvikana. Ese uhuye nawe akakubwira ko wenda yibeshya ashaka umusubirana kandi afite umugabo, urabizi, wabigenza ute? Ntabwo byoroshye nyine, urumva umuntu washatse aba yarashatse, ntabwo nanone nawe sinzi ko yata urugo rwe. Ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye kubyakira mu mutima, ni ibintu bigoye. Urumva umuntu mwakundanaga aragutaye, aragiye, ntabwo byoroshye, ni ibintu bitoroshye. Kubyakira birakomeye. Ariko gusa nanjye aho ndi mba nifuza byibura nkavuga nti wenda n'uwanamunyereka ngo ndebe n'uko ameze. Ngira ngo mwabibonye, twaganiraga n'uriya musore witwa Harerimana ku mashusho yacu, none mukabona umubyeyi tugiye kuganira nawe ni mama w'uriya musore. Mama muraho neza? Muraho cyane. Murakomeye? Ni buhoro n'iby'iki gihe. Muratangira mutubwira amazina yanyu? Amazina yanjye nitwa Mukangango Dansira. Dansira niwe mama wa Hagenimana? Harerimana. Njye mama Harerimana. Harerimana rero yambwiye uti nakoze impanuka mu mwaka w'ibihumbi 2012, byumvikane ko imyaka 10 ishize abana na buriya burwayi. Amaze imyaka 10 arangije abana na buriya burwayi, turi kumwe, turimo kuruhana nkajyana ku musarani, ntashobora kubera kadafata, ubwo yamara kwituma nkamutunganya, nuko ubwo nkongera gakurura nkagarura ngashyira mu buriri, akongera kwijyamira. Ubwo nuko byagenze, nta kundi. Kuvuga nta kintu na kimwe ashobora kwikemura, yagize icyo umubiri ukenera niwo umukurura ukamurwana. No gushima arambwa ati nshimira, yakantu kamurumye ati shima, nuko kubera kadashobora kuzamura akaboko ngo yishime. Nuko tuganira nawe rero yambwiye uti nta bushobozi twari dufite, mbona ibyangombwa byo gutwara moto, nabanje no kurwana no gushaka aho tuba, byumvikane ko ahangaha muri ari we wahubatse. Mwebwe buriya burwayi bwe bwabagizeho izihe ngaruka mama? Twasubizeho ingaruka cyane,
yaramfashaga yewe nta n'ikintu kinini naburaga muri uru rugo yarakoraga yarakoze ubwa mbere amaze gukora ubwo twari turi ahantu iwacu nitwa ngo ni iwacu bambyaye none nkafite abasaza banjye b'isambu bati ahanga ntago ari mu wawe ukavamo ni mu kwacu baba abayobozi barazampaye kano kabanza bati ni windushyize bakavuga zijya ubwo rero banyubakiramo akazu kangana nk'umusarani nuko umwana bari arabibonye arigendeye niho yahise yiga no gutwara izo moto i Kigali aho azera amaje kubonera amafaranga atindika twubake nuko turasiza dushaka abakozi barubaka ubwo mbese nta kintu twaburaga gikora aho arangije gukorera rero aho abereye kuriya nuko n'abayobozi bakavana ajya ndavuze mwabayobozi mwe mwamfashije bati muri abakungu mufite n'amashanyarazi nese ko bayashizemo ninjye washizemo nese habereye kuriya ko nta kindi twongeye gukora murajya ngo tugire gute koko nuko icyo koze bakambwira tuzagufasha banshira mu cyambere ako banshira mu cyambere ntacyo bigeze bamarira cyetse ibyo bamufashije ngo agiye kwa muganga nabone ngiye urabona kandi ngize imyaka 70 navutse muri 52 ngize imyaka 70 ariko nta kuvuga ati tumuye na VUP bimwe bavuga bya VUP reka da bakambwa tuzabikora bigacira aho ngaho nuko ubwo ibintu byakomeje kumira gutyo ndababara ndemera ndatona nabwo bakobwa bamfasha akazo kishakira umugabo dusigana twenyine ubu ninjye nawe kwigonda kuruba hano umutima harashize kwigonda kurana nawe yewe no kurabona ngana gutya n'ibibazo byose biri kungira gutya nuko nkagiye turimo two mu rugo nkagiye turimo two mu gasozi nuko bigenda gutyo rero kuvuga ngo ucishuro kugira ngo mubeho n'ubundi nuko ucishuro rwose no kugenda nkajya gushaka utwo n'abantu bamaye turimo n'udushyimbo numvandi wampaye akarima tihinga naho tundi twari tumaze turimo kujyana kwa muganga ngo turajyana ari naho banciye 120 ngo bamujyanye i Kanombe akimara komera kuriya nuko ubwo ntanga karima bigeze aho turimo tunshiraho iyi none abaturage baramfasha bakamba karima nkihingira yambwiye karetse none mfite umukobwa twakundanaga wari umuzi nari muzi namugwajije mana yanjye araje akajya mugwaza kansimbura akamaro nk'icyumweru nanjye nkongera nkamara y'icyumweru nuko ubwo rero yabonye byanze nuko arishakira yashakiye hakujya hariya yashakiye murahazi turahazi nagiye no mu mukwe mana barantumiye no mu mukwe nagiyeyo ndabatwerera gasururu nuko ngo rero kugezaho ikindi cyifuzo cyuko kuri ameze akeneye umudamu se yapashobora mana yanjye nanwaza nese buri wo yabwira ati ngo ujye ukura nkurura nkuko mukurura nanjye ko ariko ndi nyina nako byakunda byakunda nawe abakurikiye Bikandi TV rero nta kintu wasaba badukurikiye buriya mama nta kintu wasaba badukurikiye Imana yanjye ndabasaba kugira ngo bagerageze barebe uko bampa ubufasha bakampa ubufasha niyo Imana niyo bamfasha wenda nkabona kana kajya karamfasha kumukurura nta kibazo babakoze nyagasani bakoreye Imana ndapfuye mu mutima ndakurura wape kandi no kujya buriya ntugomba gutamika cyetse ari nk'utuntu dukomeye cyo koze bwunda mwicaza nkashyiraho ikintu hano cy'akaringiti kugira ngo byigire hejuru noneho ngafatisha mu ntoki kanya kageraje mu makara yagatamira nuko abayeho nuko mubanye nuko tubayeho mana yanjye ntaho nyarukira kubera ko mba ndagenda agashaka gusoba nka mu gicupa gasobamo yaba yicaye wenda nkanga mu kagare nkazara kandi ko gusobamo nuko nkajya kumena nuko nta kundi nuko tubayeho naho mba nagiye iyo ngiye kure nsanga yabyitumyemo iyo ugiye kurusanga yabyitumyemo ugasanga ari ibintu bikomeye kubera ko aba yabuze umugeza aho ku musarani ni ikibazo ariko mu biro bya Rudahatse niko bajya bavuga umuntu udukurikiye uri kureba kino kiganiro nkunda kukubwira ko ineza uyisanga imbere nta neza ijya ihera itakugarukiye igarukira uwawe uko byagenda kose nta neza ijya ihera nubwo wagira neza nonanga ugahita witahira usize uwawe ineza iramugarukira uko byagenda kose igihemu buriya nicyo kibi ngo kitajya kigira inyiturano
ariko ineza igira inyiturano ndabizi neza nandi umugabo wo kubihamya mama reka twizere tudashidikanya ko ubuzima bwa uriya musore buzagenda neza kandi inizera Imana iyo mvuye ku Mana rero yaremye abantu hari igihe ibakoresha no kuri Imana hari igihe yakoresha abantu cyangwa se nayo ubwayo igakora uriya muntu agahaguruka ndabyizeye murakoze kandi mukomeze kwihangana murakoze namwe Imana ibaha umugisha komeze bongerere imigisha myinshi cyane mujye mubona uko musura abagwayi ibahe n'imbaraga zo gukora akazi kanyu Imana ibafashe Imana murakoze cyane yes ni Bkind TV ndi Albert Niyonsaba kuri kamera zacu abo twaganiraga nabo mwabumvise amashusho yafatwaga na Kwizera reka ngushimire we ugira icyo ukora kuri iyi video cyangwa se kuri ubu burwayi bw'uno umugabo nyankubwira ko neza uzayisanga imbere jya ugira neza ndagushimiye cyane kora subscribe uri mutarayikora kugira ngo gahunda zigende neza ibindi ubundi Imana izajya iduhana umugisha murakoze cyane